uko mama yabonye icyo araje kumurega baramusenyera aragenda. Uwo muntu yitwaga nde? Yitwaga Gasongo. Yari umugabo? Ni umugabo n'umugore, umugore niwe cishe. Umugore we? Cyaramwishe kandi umugabo wari witanga. Nyine cyaramusabye arimana. Yagiye gucunisha agashaka guhereza umugore w'inzara bikajya biramuraza mu mirambi. Bose kwashuri. Aho ni nyamyo. Corona ni iki? Indwara yandurira ku mibonano mpuzabitsina idakingiye. Yesu! N'ibindi byinshi cyane. Umugore no kugira bibone ko twitanga. Yesu! Inyuma y'urugo ari ngihene ziri kurisha ikidodoyi cyarazima. Umugabo n'umugore, umugabo yarafite icy'abahungu. Umugore afite icy'abahungu. Mare y'ibitama byarororotse. Umva kigira igihugu n'ibikomo. Bivuga ngo nta mugabo watanga igikoma. Nyine afite icy'abahungu yagiye abahungu. Afite icy'abakobwa yagiye abakobwa. Ntabwo ushobora ubundi amakuru yawe bakwita nde? Ndaneri. Iyi ngiyi rero muri kuvugana ni Trinity TV, tukaba tuje ahangaha tuje gushaka amakuru ku bintu binyuranye, cyane ko ahangaha hari ibintu byinshi bitangaje nk'uko bigaragara. Bose icyorezo cya corona waba ukizi? Ndakizi. Uracyumva se ahubwo? Ndacyumva. Corona ni iki? Corona ni indwara yandurira ku mibonano mpuzabitsina idakingiye. N'ibindi byinshi cyane. Bivuga ko yaba yarageze mu Rwanda ryari? Ngo mu mezi ngangahe. Ari atambutse. Uradusubiramo cyane kugira abantu babyumve corona ni iki? Corona nyine gufatana mu ntoki cyangwa guhuza imibonano mpuzabitsina idakingiye. N'ibindi byinshi cyane. Yego, no guhuza imibonano mpuzabitsina idakingiye. Urakoze cyane. Bose tugusanze ahangaha. Yesu! Ahangaha nk'uko bigaragara nta bantu bambaye udupfukamunwa, gusa reka duhereye kuri aba ngaba bari kuza bari guturuka ahangaha, duhereye nawe. Turabona niwe rwose ahangaha wagira ni kuri yindi si ni ku wundi mugabane. Ese kubera iki mwe mutambara udupfukamunwa cyangwa se kuko washyiriye ngo mpuzabitsina idakingiye cyangwa n'utwo dukingirizo ngo mutugenda ni ukubera iki? Nyine hari abantu benshi bakunze kudushyira mu mufuka ngo uravuga udukingirizo udupfukamunwa? Udupfukamunwa. Yego. N'abandi bakunze kutwambara bakadushyira ngano nduza tukananwa. Hari abatubahiriza amategeko n'abayubahiriza. Waba uzi ko aka kantu wegamiye uzi ukagakoraho n'undi muntu ugitambuka akaza akagakoraho, uwahakoze imbere yasigaho udukoko, uje bwa kabiri nk'uko tugusanze ahangaha nawe wakoraho ukaba wadutwara ukandura? Waba ubizi cyangwa uhegamira gutya gusa? Mbegamira gutya gusa. Ni ukubera ko ubona wenda ahangaha bashyira imbaraga mu kurwanya ya corona wahoze kubikora? Bashyira imbaraga mu kurwanya corona. Yego. Nyine Okay. Urakoze cyane. Reka tube tugusubita hano hari abakobwa beza bagiye no gucuza gushaka amafaranga. Yemwe bakobwa. Umusore dusanga hano dusobanuriye atubwiye ko nawe azi corona nk'uko bisanzwe. Corona nk'uko atubwiye ko ari indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Waba ubizi? Ariko urayumva? Ntabwo yandurira, tuzi yuko itandurira mu mibonano mpuzabitsina. Icyo tuzi yandurira mu mibonano mpuzabitsina ni sida. Ni sida. None ushatse guhinyuza uyu muhungu amakuru yaduhaye? Ngo pe none se corona. Tuve mu muhanda. None kuri wowe corona ni iki? Corona ni icyorezo
umuhungu rero nuko usanze ahangaha waba uvuka ahangaha mu rugo ni hafi aha utuye muri mudugudu buriya ahangaha hantu duhagaze ni muri iterambere hari umudugudu wa Pfunda ni akagari n'umudugudu naho ni umudugudu ariko wowe utuye muri iterambere urakoze cyane ahangaha rero havugwa amakuru menshi cyane ndetse anatangaje hari abavuga ko ahangaha ari iwabo w'ibirozi bita ibitama waba ubiziho kuko se ibyo bitama birahaba byica abantu benshi barabitinya nk'uko tubyumva bihagaze gute waduha amakuru bajya babitinya ariko binarahaba ariko n'umwe ndaga ari bose abantu babiri base muraturanye hari abo muba muzi cyangwa mushiduka mwumva ngo kanaka barabimuhaye gusa gushiduka twumva kanaka barabimuhaye yego urakoze cyane weho urabona unashaka ngo uciye akenge ibyo bitama koko bavuga birahaba hari umuntu waba uzi waba uturanye nawe cyangwa utuye ahantu waba uzi ubutanga nta kintu wamutwara hari abantu uzi neza bapfa ari byo bazize babishe babahaye ibyo bitama bagapfa babimenye barabimenye haba hariho ababitanga hakabaho n'abavuzi babyo mu by'ukuri si ibitama ni ibiki ibitama ni ibiki ntibitumva gusa ngo ni ibirozi ariko iyo bavuze ibitama tumvamo ijambo intama nk'uko mubizi tukagira ngo ni wenda ari amatungo y'intama baba barahindanyije cyangwa ni inyito wadusobanurira uko ubiziho ngo ni ibitama ni ibizimu byo bagutungaga baba bigutunga mu ki mu magambo mu nkoni bakabigutongera bikagufata ugenda gutyo bikagenda umuntu bahaye ibitama rero arangwa n'ikagaragara gutyo babimenya ko ibitama bahaye ibitama birangwa no kugenda wogera ngo hari ikikubita hasi ukazana urufuro nuko ubwo rero ugatutumba woba utari hafi ngo baguhe umuti undagapfa mu bitandukanyiriza n'indwara bita igicuri ko nayo ari gufata byo binabaga ng'igicuri none se ariko se iyo mubonye umuntu wafashwe gutyo hanyuma akavuga ati runaka imuhaye barigendeye kukigira ngo bamenye ngo njyewe ndakirwaye n'uyu mukobwa wakimpaye mubimenya gute ko ari uyu nguyu wabimuhaye jyaga kuvuza birigambaga hari abaganga ba gihanga baba bazi kumenya ngo wabihatanze bikivuga bikavuga naho byaturutse iyo bamaze kuvuga uwabitanze mukora iki uwo muntu uramuvuzaga hasigaye bikarekera none se yitwa bagenzi abo bantu mukaba muturanye gutyo muzi ko babitanga mugakomeza mukabana none twomugira ute ko bahawe uburenganzira mu buyobozi nta muntu n'umwe urafata uwagaragayeho kubitanga ngo bamujyane mu ubuyobozi burabyemera ariko renda aho wemerewe kuba wo wihorera ntabwo wakihorera ariko wamurega bigakunda se none bo bakabyemera si bavuga ngo ndaho ubuyobozi bw'ibyo bitama wabibonye wubakikije cyo bituma rero ibitama byarororotse wowe nta muturanyi wawe waba warahitanye nabyo ndawe narabibonye ndajya kuvuza ujya kuvuza nawe ariko wabiguhereye umuntu wawe uramuzi none uwo mumenye ariko ntacyo uwo mutwara nta kintu wamutwara none mugakomeza mugaturana gutya mugaturana mukanasangira ariko se koko birakira iyo babivujije hariho abavuzi barabirakira bikagenda burundu ntigaruke baraharimo abatsirikaga bikagenda byongera kugaruka umuntu uwo ari wese yabirogwa yaba umwana yaba umubyeyi yaba umukecuru yaba umusore yarogwaga byoba byagufashe nuko wobimenya ukajya kwivuza kuko se ahangaha ni indiri yabyo bikunda kurogwa cyane bahari hano gusa ni igihugu cyose ariko ahangaha niho bavuga ngo bikunda kugaragara cyane iki rero wagira nk'ubuyobozi bubona abatanze ibitama ukicecekera cyangwa bukabakingira ikibaba cyangwa ntibugire none ko hari abayobozi niki wabwira ubuyobozi rero none tubabwira iki kandi ko bamaze kubiguha none wogera ngo inama nyine bababwira ati dore umwana wanjye yamuhaye ibitama bakavuga ngo ibyo bitama wabibonyeho nda bitama biriho
ariko se koko mama ngize amatsiko ni gute umenya ko umuntu nyirizina ari we wabitanze none wamugira ute kandi ubuyobozi bubashyigikiraga ego umenya gute rero ko ari runaka wabiguhereye iyo bari kuyumviye kuvuza birakugambiragamo nawe ukabyumva ko wagiye kuvuza umwana wawe bikivuga bya bintu noneho ubanza bikora mukecuru noneho ndumva koko amakuru yose baduhaye ariyo gusa turacyafite urujijo hari nk'umuntu waba warabirwaye akabikira kugira ngo tumushake aduheze amakuru barakiraga n'abana barakiraga urabirwaye darasi twese gutya ko turi aha twese tuzi ko twabirwaye wigeze kukikora wari uri mutoya cyangwa uciye akenge ubundi bitandana ingene mutera ndabwe nari nibyo ariko ntabwo yibuka n'ukuntu wari umeze bakubwiye ko ari indari wabiguhaye benshi barahari bose barahari iyo mumumenye mumukorera iki wamukorera iki se ubundi bamwirukaga kumva twe twaramusenye bamwirukaga akagenda akajya hehe akajya kwangara mumenya gute rero ko ari we wabibahaye ko abantu bari benshi umwana ni ukugwara agahita avuga ni runaka kubera bari byo bita byivuga niyo mutamujyana kwa muganga bita byivuga bamuherezaga umuti bagahita babyivuga bikavuga umuntu wabimenye iyo mubimenye rero muhita mumutera umuntu biri kuvuga baramutera bakamwiruka bakamushyira mu kazi aramutse atuye ngaho se ari gatura ari hafite ubutaka aramwiruka barasenyaga n'inzu ye murayisenya munabatwika yapfuye amaso gavuye hano hari umuntu mwatwitse ni hehe hari hano ariko nuko baza baje kwimukira inaha natwe tukabirukaho koko se nta yindi ndwara hano barwaza usibye ibitamo n'ibirozi bisanzwe wowe bakwita ndera karabakiriya Mukeshimana Doroka nawe ukaba uri umwe mu bo muhawe itamo bigaza gukira ni ubuhe buhamya rero wahereza nk'umuntu utazi ibitama ku buryo cyangwa ababikinisha babigira ibisanzwe cyangwa bakumva ko ari mwumvarirana abatabizi rero nk'umuntu nyirizina wabirwaye ntubwire ukuntu k'igitama kiba kimeze ukuntu cyicara kikakugakura mbese ukajya wirinda mu kugenda mu banyabitanga baguhaga nk'ikijumba basize kiraza kikarondora kikavuga umuntu bitunze kiramutegeka kimuhereza kikakwica nabyo birabategeka buriya mu yandi none se bakobwa beza ibitama ubundi iyo kikugezeho kigufata gute hari icyo baguhereza kandi kikubikaho unono wahenga nijoro kikakunigagura isaha tuboneye cyose gusa kikurika mu muhogo se ukabura umwuka iyo batakuvuye rero kitaba kiguhaye kumara iminsi ingahe kumaraga amaraso hari icyo baguhereza agacukwezi n'icy'umunsi n'icy'amasaha uravuze ngo kikakumaramo amaraso kirakamura amaraso agasohoka akamenya yasohoka iyo kirakunanura n'ubundi urumva cyarangiza mwambwiye ngo umuntu apfa mu minsi ingahe hari igihe kigwe none bakimbaye cyahita kinyica hari igihe hari abantu muzi babitanga muzi n'ahantu batuye kwa baganiza atuye yego nta kibazo ariko mwisanzure baganiza arabivura atanga umuti muramwemera cyane iyo cyakuniga ngo yose aguhereza umuti ukora ari papa bigata kikurekura hanyuma baguha imiti y'ibyatsi cyangwa n'indi bakunywesha n'indi bagusiga ukayinywa mu macupa mwe nta migezi bafite bajya kubadubikamo ntayo
nose mwe ko iki mutabitiye turabitinya nose arutatinya igitero nose watinyura gitinyaga n'urupfu maze ngendinyaga urupfu kuko nawe twegera ariko winirese tinya kigaye 16 ubu ngubu baguhaye igitama wakora wowe niba ufite ikibazo uziza wowe bakwita nderaga zijyane kwishaka rusa hari umuntu w'iwanyu baba barahaye igitama cyangwa wagitanze iwacu umwana wacu ngura umunota n'isagonda uwo mwana afite imyaka ingahe afite imyaka ibiri buri munsi barakimuhereza uko mama yabonye icyo araje kumurega baramusenyera aragenda uwo muntu yitwaga nde yitwaga Gasongo yari umugabo ni umugabo n'umugore niwe cishe umugore we cyaramwishe kandi umugabo wari witanga nyine cyaramusabye arimana yagiye gucunisha ngashaka guhereza umugore w'inzaratsi bikajya biramuraza mu mirambi ibitama nibyo byamaraza mu mirambi umwana w'amezi 2 cyaramufashe kimujyana mu ziko mu gikoma ahita avamo yicara ku ziko arashe ko numva ibintu bifite imbaraga zihambaye hanyuma Gasongo umugore amaze gupfa nawe mwahise mumusenyera mwarabasenye baragenda none uwo mwana nyine mama yamenye ko bakamara gusenyera aragenda abantu bari wazo hamaze ababigira bavuye rero barabiyo inyamyumba bose kwashuri aho ni inyamyumba rero nukubera iki mubona abantu ibitama byaba bikunda aho ibindi biri cyangwa mubibona gutya ntabwo wabibona ntabwo nta nubwo wabibonesha amaso neza ko kiba kiri kubuniga wamenya ari igiki kandi abari umwuka n'ubundi uwo mugore no kugira bibone ko twita yabonaga inzu ko kiri kwaka inyuma y'urugo ari ngihene ziri kurisha ikidodoyi cyarazimaze kuko se nose cyo ko iyo nzu yabaga iri kwaka iyo nzu yabaga iri kwaka urabye niwe wabyiboneraga yarangiza akajya kubizimya yabonaga iri kwaka ariko twende tubibona akavuga ati ngo inzira kwaka ngira imabazi yagiye kubona avuga ati burana ibitama afite babaza hariya ni hano uwo mugabo mwabwiye ngo yitwa Gasongo baganiza aho baje kuzamuranira ariko abaganiza ariko ni Gasongo uri wabitanze umugore we umugabo n'umugore barabitanze umugore yari afite icyo abahungu umugore afite icyo abahungu ibitama bigira ibitsina we egera hano dusobanurire umukobwa mwiza egera hano mutwigire ajya ambwiye ko bitana Doroka Dorokazi ibitama ntabwo tuzi ko bigira ibitsina ndago mbizi umva kigira igihungu n'ibikobwa ibitama bigira igihungu n'ibikobwa bivuga ngo nta mugabo watanga igikobwa nyine afite icyo abahungu yagiye abahungu afite icyo abakobwa yagiye abakobwa ntabwo ushobora kuba ufite igitama cy'abakobwa ndamurugana diyagiye goma none ahangaha wowe umudugudu wa Gasenyi akagari ka Burimbi mwese muraturanye muri Ruhango ibarizwa he buriya hano aha duhagaze atabarizwa muri wowe atatuye muraturanye mwembi muri n'inshuti muri mwembi mwese oya ni nguyu igitama cyafashe anya cyafashe ndi muto ariko nkuko bibona rero turi mu rugabano rwawe wambwiye ko mu mudugudu Ruhango aha hantu inyuma yanjye ni hehe
hano nani muri Ada inyuma yawe ni muri inyuma yawe ni muri ntabwo muri kunsobanura neza muri kuntimiza muri kugira mu hano nani muri Ruhango mbese yino punda nigabanyije Ruhango na Nyamyumba. Data ugabanyije Nyundo na Nyamyumba. none se akagari katera imbere nk'uko mwabyumvise rero turi mu kagari katera imbere umudugudu ni Ruhango aho twaganiraga n'abangavu bahangaha tubabaza ku cyorezo cya corona ndetse n'amakuru avugwa ko ahangaha hari isibaniro ari n'ubuturo bw'indwara benshi bavuga ngo ni ibirozi bita ibitama. Nk'uko mwabyumvise rero hari amakuru menshi baduhaye gusa natwe turagerageza kubashakira andi kugira ngo muze gusobanukirwa. Muri ibihe bitoroshye rero mwumvishe uko abakobwa bafata icyorezo cya corona ndetse n'abandi baturage batuye ahangaha mu bijyanye n'ubwirinzi ndetse n'abo twaganiye kare mwabyumvishe ibyo bagiye badusobanurira ndetse bafite amakuru menshi kuri byo ariko nubwo bimwe bumva bagiheneye ahandi makuru kandi bayifiteho urujijo. Rero sinzi niba hari undi muntu wagira ikintu atubwira ku bijyanye n'ibitama. Hari undi afite amakuru twasize twibagiwe ku bitama? Nawe? Okay, reka tubashimire rero.